bagumya bakigoronzora bakinyuza mu binzira ngo human rights wowe rights zawe human rights z'umuntu zikamuha uburenganzira bwo gutwara ubuzima bw'undi muntu araho mwabyumvise ibi bihugu wumva bivuga bityo bijya kubwira abandi uko bagenza imibereho yabo batera abanzi mu birometero ibihumbi 10 n'ibindi bakajya kubica ariko bazakakubwira ngo wowe wihanganire wo kwica turi ibicucu se ndi mu guhitamo kwanjye ntabwo ntegereza ujya bafashwe nirwa babazurungamo bica abantu kugira ngo bafashwe batese abafata barahari nyine ariko niyo ngomba kubahindura tukaya tubafata tukabakubitira aho ngaho nabyo turabikora haraho bigera ibintu by'imico ibyumvo human rights ngo yinongo kuba wanje kumuhendahenda wisha umuntu ndaku bica abantu ngo bagomba kuguhendahenda wowe ubigerageza akwiye kubaza ingaruka zabyo ugerageza ibintu byo guhungabanya umutekano wacu uko yaba ibyo yitwikira byose ibyo yisiga ibyo yiyambika ibyo yitirira ibyo ntabwo bibuze isasu guhita ntabwo ngabo baranyura hango baturanye hirya no hino nigeze kubabwira hano nanone naje hano kubabwira ngo abantu bashakaje nyakatsi ntabwo bakina umukino wo gutwika wo gutwikira abandi mwarabyumvise ubakitse muri nyakatsi nanjye ariyo nubatsemo ntabwo akinisha ibintu byo gutwika kuko iyo akinishije umuriro nawe ibyo birashya ndabisubiramo ariko na mbere yuko ibyo bimara bityo ntazatwika iyanjye bakoresha abanyarwanda b'inzererezi birirwa bajya kubeshya bose mwumva birirwa babeshya bakoresha iki hano twe nta bushobozi dufite bw'igitangaza bujya kurwana mu birometero 10 ibihumbi 10 cyangwa bingahe nk'ibyabo bandi ariko ibya hano mu Rwanda hano u Rwanda urunguru b'abanyarwanda aha ngaha ubigerageza ntabwo abazi icyo ashaka rero ndabibutsa rwose ibintu by'umurengwe by'ubusambo bijya no mu bayobozi bikadusenyera ntabwo mukwiriye kubyihanganira ntabwo mukwiriye kubijyamo uwo perezida ufite uko yagiyeho niba ashaka n'abanyarwanda uragira ikibazo nushaka kumukuraho mu buryo bwawe ikibazo cya kabiri hari inzira abantu baba ba perezida ni uko abana b'abandi kandi ntushobora kubona ba perezida babiri umwanya umwe undi cyangwa yazabundi ariko ntabwo twabangikirana turi babiri ntibibaho kuvuga rero ngo no muri ibyo harimo no kwihangana ukavuga uti njye ntabwo mbikunze ariko ugomba kuvuga utereka nihangana ariko ntegereze uburyo ubuzima buzamuvanaho nawe nushaka kuba we atari igihe cyabyo biraguhitana buri kintu kigira igihe cyacyo kigira inzira yacyo kigira uburyo I think it's a matter of dealing with ndatekereza ko ari ikibazo cyo kuganira ku kibazo nyakuri abantu bakabyumva neza iki kibazo cyabayeho hashize imyaka 10 ndetse gikomeza kwisubiramo mbese ibintu byinshi biravangavanze iyo urebye muri Kongo abanyekongo bafite inkomoko mu Rwanda ndetse ukareba nuko icyo kibazo gifatwa muri Kongo bikeneye kubyitondera cyane kandi bihambaye ibi bigomba gusobanuka kandi byanasobanuka kuko nta kindi kibazo erega iyo urebye ku burenganzira bw'abantu gukemura ibibazo byabo ni akantu koroshye simbona impamvu rero Kongo itabikemura ndetse n'igihe imiryango mpuzamahanga byinjiyemo byarangiye ahubwo nabo bongera ikibazo aho kugikemura
kugikemura. Muri Kongo dufite iyi mitwe ikomoka muri Kongo, nubwo wenda ifite imico cyangwa ibisekuruza. Ubundi tukagira iyi mitwe y'abajenosideri basize bakoze jenoside mu Rwanda bamaze iki gihe cyose hariya uhereye muri 1994 n'ibindi. Aba bakomeza guteza ibibazo u Rwanda ndetse bakanabitera muri Kongo ubwayo. Ubwo UN yazaga ije gukemura ibi bibazo, ntacyo ubwabyo byakemuye. Byinshi byabatakajweho, amamiliyari y'amadolari kandi atangwa buri gihe, ariko nta gisubizo tubona. Ubu muri iyi mirwano irimo kuba ubungubu, twabonye ko igisirikare cya Kongo FARDC na MONUSCO, ingabo za UN ndetse n'iyo mitwe ya FDLR yakoze jenoside mu Rwanda bari gukorana. None ni gute ingabo za UN zishinzwe kurwanya iyi mitwe ahubwo byarangiye bari gukorana nayo bakarwanya M23, kandi yo ahubwo irwana uburenganzira bw'aba bagize ibisekuruza mu Rwanda, noneho bakabagira intego bakaba ikibazo, ahubwo bakabaye bumva hagakemurwa ikibazo cyabo. Nyakubahwa perezida wa Kongo ashinja u Rwanda gufasha uriya mutwe uri ku butaka bwa Kongo. None urabivugaho iki ibyo perezida wa Kongo avuga? Mbese nihe message wamuha? Namubwira ndetse naranamubwiye mbere inshuro nyinshi kudushinja ibyo ngibyo muri make bisobanura kwiyunza inshingano ze nka perezida wa kiriya gihugu, nk'umuyobozi wa kiriya gihugu. Kuki atarebye ibyo bibazo biri muri Kongo by'uriya mutwe, ndetse n'uburyo yananiwe kwita ku kibazo cya FDLR ifite ibintu muri Kongo ariko ikambuka umupaka igatera abaturage bacu. Ndetse noneho byaba bibi cyane ubwo bari barimo kurwana UN n'igisirikare cya Kongo bafatanije na bariya abajenosideri bakarwanya M23, bahisemo noneho kurenga ibya M23 ahubwo batangira kurenga imbibi binjira no mu gihugu cy'u Rwanda, bica abaturage, basenya n'ibikorwa remezo. Twagiranye ibiganiro, twaraganiriye, ntabwo ari kuvuga ngo ntitwashashe inzobe ku bibazo bihari ngo tubishakire umuti, ariko rimwe na rimwe gushyira mu bikorwa byabaye ikibazo. Ku mpamvu rimwe na rimwe nge ntanumva neza. Perezida Kisekedi yahisemo burundu icyerekezo gitandukanye, ndetse nge ntanumva igisubizo bizaduha, ariko ibi yarabyibwiriwe we ubwe inshuro nyinshi. Ubu dufite uburyo n'imbaraga bitandukanye buri gushakwamo umuti wa kiriya kibazo. Ubwa mbere ni uburyo bwa perezida wa Angola, perezida Lourenço, ubuyoboye umuryango wa Great Lakes Region. Ubundi buryo ni ubwa perezida Uhuru Kenyatta, ubuyoboye umuryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba. Nanabwiwe ko tuzagirana inama kuri uyu wa mbere ugiye kuza. Rero dushobora kurebera hamwe twese uburyo twakemura iki kibazo, ariko hakenewe kwiga ku kibazo cyanya cyo gihari tukareka gukomeza tuvangavanga ibibazo. Having different efforts trying to help de-escalate and resolve the problems. One is the effort by the Angolan President Lourenço, who is the chair of the International Conference of the Great Lakes region. And then the other effort is by President Uhuru Kenyatta, who is the chair of the East African Community. I'm told we are going to have a meeting this coming Monday. So hopefully we can find a way forward and address the real issues. But we need to attend to the real issue and stop pretending or mixing up matters.